iyo rero bamaze kumenya amakuru mabi yuko ibizaba bigiye kuzarimbura ikiremwa muntu, bahita batangira kwiteganyiriza. Nta gitangaje kirimo kandi kuko abangaba hafi ya bose nibo bakire nyine basponsoriza cyangwa se batera inkunga ikorwa ry'ibisasu, ikorwa ry'imiti y'uburozi y'ubumara, ibyo byose bakabikora kugira ngo bagabanye abatuye isi. Niyo mpamvu baba bazi bigiye kuba, baba bafite amakuru. Iyo bihishe rero hari message biba bitanga ku isi. Uyu mugabo kandi Bill Gates ni nawe uherutse gutangaza yuko isi ikwiriye kwitegura ikindi cyorezo karahabutaka kizaza kiruta COVID inshuro nyinshi, kandi abantu ngo bakwiriye kwitegura kuko abantu bataritegura mu buryo bazabasha kukirinda cyangwa se guhangana nacyo. Uyu rero yarabimenye nawe bigiye kuba, yifitiye ubuvumo yagiye yubaka ahantu munsi y'ubutaka ku buryo ibyo byose bibaye no guhita afata kajugujugu ikamujyana we n'umuryango we, bagahita bigira muri ubwo bwihisho bwabo bakahamara amezi n'imyaka kandi babaho mu gihe abandi hejuru ku isi baba bari gushira. Mujye mureka dushima Imana, torero ry'Imana. Umuntu wizera Yesu Kristo by'ukuri, ndavuga barimo by'ukuri atari babandi nyine bapapira cyangwa se babigiye bigiye, oya, ndavuga babandi bari muri Kristo by'ukuri, bubatse ku rutare Yesu Kristo, nta kibasha kubanyeganyeza. Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Bavandimwe inshuti muri Kristo Yesu, ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze ku Mwubatsi TV. Nanone n'umuhoza Clement mugiye kongera kuganira. Nshimye Imana cyane mu mutima wanjye kuko ikomeje kuturinda no kutubera amaso muri byose, kandi ndibwira yuko nawe aho uherereye mu mirimo yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukomeje gushima Imana kuko nzi neza yuko kuba uriho ari inyongezo y'Uwiteka. Ntabwo uruta bagiye, ntabwo turuta abarwaye, abarembye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana yacu ikomeje kutubera amaso. Reka nizere yuko rero mumerewe neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize iyi si, kandi icyo mbifuriza nta kindi ni amahoro aturuka ku Mwami wacu Yesu Kristo, kuko muri ayo mahoro harimo biriya byose twifuza. Uyu munsi rero tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana nahaye insanganyamatsiko igira iti ko ibihangange byamaze kwitegura ibigiye kuba, itorero bite? Iyo niyo nsanganyamatsiko ngiye kubaganirizaho mu kiganiro ntifuza ko kiza kuba kirekire, umwuka w'Imana bimfashemo. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dushima Imana tuyiragize gahunda yose. Uwiteka Mana isumba byose, Mwami w'abami, buhungiro bwacu, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, twongeye kugushimira kubw'ubuntu bwawe bwinshi kuko ari bwo butugejeje magingo ya turi bazima. Urakoze Data yuko wongeye kuduha aka kanya kugira ngo twongere dusangire ijambo ryawe. Hari byinshi dukeneye kumenya, hari byinshi kandi dukeneye kwibutswa kugira ngo turusheho kuba maso tudasinzirijwe n'ubuzima buri muri iyi si. Nshishije bugufi umutima wanjye kugira ngo banze unyereze ubugingo, unkureho ikidatunganye cyose, weze umunwa wanjye kugira ngo ibyo ngiye kuvuga Nyagasani ntibibe ari ibyanjye ahubwo bibe ibyawe, bibe byo gufasha ubwoko bwawe ndetse n'abandi batarakizwa bumvireho. Nuko bana nanjye n'undi wese ugiye kumva, kandi byose bibereho kukubahisha no gushyira icyubahiro cyawe hejuru. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko nagukuye mu mage y'intambara ngacyura bawe ngahoza ababo, ukiwanyibagiwe vuba, naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize. Rwanda we, naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize.
Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari. Bavandimwe nshuti namwe bashyitsi bo ku Mwubatsi TV, nongeye kubaha ikaze, tugiye kongera kuganira. Icyo rero numva umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye ni ikintu kijyanye n'ikubagahu riri kubaho muri iyi si. Niba mujya mukurikirana amakuru, mureba amateleviziyo, mwumva amaradiyo, musoma ibinyamakuru, ngira ngo mujya mubona yuko ibihangange byo kuri iyi si, iyo mvuze ibihangange niba abantu bafite ubushobozi, bavuga rikijyana, bafite ubushobozi bw'amafaranga, icyubahiro, ibyo bihanganye byose byo ku isi bifite ikintu biri kwitegura, nubwo bamwe babigira ibanga, abandi bakagira gutya bikabacika bakabivuga, ariko hari ikintu bari kwitegura kiri kubera hano ku isi, ndetse bo ntibakizi cyangwa se baranagikekeranya bitewe na situation isi igezemo. Ariko twebwe abizera, abasoma ijambo ry'Imana, tuzi neza yuko hari ikintu kigiye kuba. Icyo kintu ni iki? Hagiye kuba ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Uko kugaruka kwe rero nubwo abantu batakuvugaho rumwe, gufite ibigomba kukubanziriza, kandi ibyo ngibyo nibyo turimo. Amaso yacu araduha, amatwi yacu arumva, turabibona neza yuko Umwami Yesu agiye kugaruka. Kimwe duheraho cyanditse muri Matayo ibice 24, Yesu Kristo yabibwiye abigishwa be ubwo yendaga gusubira mu ijuru, ababwira ibintu bizaba byose. Yarabivuze avuga yuko hazabaho intambara, ubwami bugatera ubundi, hazabaho impuha z'intambara, indwara z'ibyorezo, inzara, imitingito cyangwa se ibishyitsi, n'ibindi bizagenda biba bigaragaza neza yuko Umwami Yesu agiye kugaruka, kuko ibyo ngibyo bizaba ari itangiriro ngo ryo kuramuka ku iyi si. Rero abasohoreweho n'ibi bihe, tuzi neza yuko turi mu bihe bigaragaza rwose yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Nubwo hari abajya bavuga bati nta kimenyetso na kimwe Yesu Kristo yigeze atanga tuzareberaho tuvuga ko agiye kugaruka, ariko we yarabyivugiye, birananditse. Yego ntiyagaragaje umunsi, ntiyagaragaje igihe, ariko yavuze ati nimubona ibi ngibi muzamenye ko ndi hafi. Rero turabizi yuko Yesu Kristo ari hafi, nubwo byatangiye kuvugwa mu myaka irenga 1900 ishize, ariko n'ubu ngubu turacyiteguye, kuko ku Mana imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe, kandi umunsi umwe nanone ushobora kungana n'imyaka 1000, kuko Imana itabarirwa mu bihe, ahubwo yo igendera hejuru y'igihe. Ni ukuvuga niyo igenga ibihe, ntabwo ibihe bigenga Imana. Insanganyamatsiko yagiraga iti ko ibihangange byamaze kwitegura ibigiye kuba, ku itorero ho bimeze bite? Itorero bimeze bite? Ibyo ndabihera hehe? Reka wenda tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma mbahe ingero z'uburyo ibihangange tubona, haba ku social media, haba ku mateleviziyo, abo twumva mu makuru. Biriya bihanganye mujya mwumva byamaze kwitegura kera, byamaze kwitegura ibintu bigiye kubera hano ku isi, kandi biri ready yo gusurvivinga. Ni ukuvuga ngo byiteguye yuko ibyo bintu bibi niyo byaba, bo bazabirokoka n'imiryango yabo. Reka dusome ijambo ry'Imana, turahera ku ijambo riri muri Yesaya, ni ibice bibiri, turasoma umurongo wa 10 na wa 11, turaza gusimbuka dusoma wa 19 n'uwa 21. Haragira hati: injira mu isenga wihishe mu mukungugu, uhunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, kuko hazaba umunsi w'Uwiteka Nyiringabo wo gutungura ibyibona n'ibigamika byose, n'ikintu cyose kishyira hejuru bikazacishwa bugufi. Imana itugirire neza cyane. Reka dusimbuke dusome ku murongo wa 19 n'uwa 21. Turacyari muri iki gice cya kabiri muri Yesaya. Haravuga ngo bajye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi. Nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru, mbese mubaciki. Nongeyeho umurongo wa 22. Nk'uko tumaze kubyumva rero, ni amagambo yo muri Yesaya. Ubishatse wazasoma iki gice cyose. Umutwe w'amagambo uragira uti: ahanurira inzu ya Yakobo ibyiza n'iby'amahoro. Bene data, turi mu bihe abagize itorero rya Kristo bari mu karengane. Nubwo mu bice bimwe na bimwe byo ku isi, cyangwa se mu bihugu bimwe na bimwe, icyitwa karengane k'abagize itorero rya Kristo kadakabije. Wenda ubwo natanga urugero nko mu Rwanda, nubwo naho bitangiye gukabya, ariko mu bihugu byinshi byitwa ibya Gikristo ntabwo hariho akarengane ko ku rwego rweruye, ariko kari kugenda kaza. Ngira ngo muri kugenda mubibona,
aho umuntu abuzwa gusenga, aho wa mudendezo wa gikristo uri kugenda uzamo amakare. Ubuyobozi mu bijyanye n'iyobokamana bukagenda buva mu maboko y'abanyamadini cyangwa se abakora nyine muri icyo gisata cy'iyobokamana. Ubuyobozi buri kugenda bubamburwa bushyirwa mu maboko ya leta. N'ubundi ni leta yari isanzwe ikorera mu madini, ariko nibura yajijishaga. Ubu rero biri kugenda byerura, leta isa naho itakinga over amadini yose n'ibijyanye n'iyobokamana. Ibyo rero ntimukagire ngo birapfa gukorwa gusa ngo hagire ibintu bimwe na bimwe bigenda bikemuka nk'uko bivugwa, ahubwo byose biri mu mugambi wa Satani, kuko Satani arashaka gutwaza abantu bose igitugu. Ubundi abanyamadini n'abantu bakora mu by'iyobokamana nibo bajyaga baresista, kuko abandi bose aba bafite. Ni ukuvuga abantu batari abakristo, abantu bibereye mu buzima busanzwe nyine batajya bajya mu by'iyobokamana, abo ngabo Satani arabafite, icyo yabategeka cyose ntawaresista. Noneho abanyamadini nibo akenshi usanga bagendera kuri Bibiliya, ubwo ndavuga amadini ya gikristo, bagendera kuri Bibiliya bakagira imirongo imwe n'imwe yo mu ijambo ry'Imana bagenderaho, bahinyura amategeko amwe n'amwe ya leta abangamira imyizerere yabo. Abo bantu rero nabo Satani ari kugenda bafata gutya abinyujije mu ruhurirane rw'amadini ruri kwishyira hamwe. Ibyo nabivuzeho mu minsi ishize, noneho leta akaba ariyo ibiyobora. Mu Rwanda nabwo byarabaye mu cyitwa RIC. Ntimuzagire ngo rwose hariya hari ubuyobozi bw'idini buzagiramo ijambo, reka da, ni leta izabitegeka biriya bintu byose, kuko amabwiriza yose n'amategeko muzumva asohoka muri RIC azaba yaturutse muri leta, kuko RIC iri hariya kugira ngo yubahirize amategeko yose aturutse muri leta, ariko noneho binyuze mu kidini. Ibi ntibisaba kuzura umwuka wera cyangwa ngo uhanure, nawe urabyumva yuko nta tegeko ryaturuka mu idini rigendereye kubwiriza irindi dini ngo kora iki. N'ukuntu yari asanzwe ahangana ntibyashoboka. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana twumva neza yuko Imana igiye kwihagurukira, kandi mu guhaguruka kwayo izacisha bugufi ikintu cyose cyishyize hejuru. Muri iyi minsi turimo umuntu arahaguruka akiha icyubahiro cyagakwiye guhabwa Imana kandi ntibimugwe nabi. Ibyo twarabibonye, abantu basigaye bakunda icyubahiro cyane ku buryo banibaza batari iyo Mana ubundi muba muvuga ni iki ko tutayibona. Ibi bintu byose tumaze kugeraho nitwe twabyigejejeho n'imbaraga zacu n'amaraso yacu twabimeneye. Abantu bamaze kwitwerera icyubahiro cy'Imana, nubwo ubusanzwe bidashoboka, kuko ikintu cya mbere Imana ifuhira ni icyubahiro cyayo. Tugiye mu banyamadini muzasanga abitwa ko bayoboye amadini guca bugufi kwabavuyemo. Ni ukuvuga ngo niyo babikora ku munwa cyangwa se gukora sambla, niyo babikoze aho batabareba baragaruka bakabivuga ku mugaragaro. Kandi mwibuke Yesu Kristo iyo yagiraga neza yabigiraga ibanga ku buryo atabaga ashaka yuko hagira n'ubivuga, ariko hakagira nyine bamwe babivuga. Nta gihe Yesu Kristo yazaga ngo yiyemere atahana nakijije aba bantu, aha nagize ntya, nahaye abantu ibyo kurya. Ibyo ngibyo ni ubuhamya bukwiye gutangirwa n'abandi, si wowe ukwiriye guhagarara mu rusengero cyangwa se aho abantu benshi bakumva, imbere ya televiziyo, imbere ya kamera. Iyo wirasa utyo, iyo bivuze utyo, iyo ugaragaje rwose yuko ngo uca bugufi ndetse ugatanga n'ibimenyetso by'uko uri umugira neza, ngo ingororano yawe uba wamaze kuyibona. Ingororano yihe? Yuko abantu bakwemera nyine, bakagufata nk'aho uri icyitegererezo. Mu ijuru nta ngororano n'imwe uba ufite, ndetse n'ibyo uba warakoze byose biba bibaye imfabusa. Kabone n'ubwo waba ubikora uvuga uti mba ngira ngo n'ibyiza bimenyekane, ngo abantu bamenye neza yuko bakwiriye kugira neza banyigiyeho, ntabwo ari wowe witangira ubuhamya. Ako karagaciyemo. Rero icyubahiro cy'Imana abantu bari kugenda bakishyiraho. Mwibuke ko Satani ikintu yazize ava mu ijuru cyangwa se yirukanwa mu ijuru, no gushaka kwicara ku ntebe y'Imana, no gushaka kwiha icyubahiro nk'icy'Imana yamuremye. Ibyo ngibyo nibyo Satani yazize, ubwibone bwe no kwishyira hejuru, agashaka gusa nk'Imana cyangwa se agashaka gusimbura Imana. Ibyo ngibyo nibyo byamumanuye mu ijuru. Urumva rero yuko iyo virusi niyo yamaze kugera mu batuye isi. Ibyo byose rero mu gihe Imana yagennye izabikubita hasi, nta cyishyize hejuru kitazamanurwa hasi. Navuze ntibihangange byamaze kwitegura kuko bizi ibintu bigiye kuba. Hari inkuru nahereyeho, ni inkuru yo kuri YouTube n'ubundi iri mu rurimi rw'igifaransa igira iti Ils ont déjà commencé à se cacher, quelque chose va bientôt arriver. Bishatse kuvuga iki? Ngo bamaze gutangira kwihisha, ngo hari ikintu kigiye kubaho vuba.
uwo niwo wari umutwe w'iyi nkuru. Ni inkuru yavugaga ku bijyanye n'abantu bakomeye ku isi bagiye bubaka amazu munsi y'ubutaka, izo bita bunker. Ni inzu rero z'imitamenwa ziba zubatse mu buryo zitabasha kugira ikizimena, kuko urumva nyine ziba zigiye kujya munsi y'ubutaka, ndetse bakazirenzaho itaka nyine nta mazi apfa kugeramo, nta kintu icyo ari cyo cyose kibera hejuru y'ubutaka gishobora kuzafekitinga, kuko ziba zubatse nyine mu buryo zibasha kwihanganira ibiro byinshi by'ubutaka. Abakire rero bari ku isi, uretse nze ngiye kubakubwira, ubwo ndavugamo bake, ariko bagiye bagerageza kwiteganyiriza. Baravuga bati ibihe turimo ni ibihe by'intambara, ndetse rwose nta watinya kuvuga yuko intambara ya gatatu ifite ibimenyetso by'uko yatangiye, kuko hari hashize igihe kinini tutumva intambara muri Europe cyangwa se mu Burayi nk'intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya. Noneho saho gusa iyo tugiye muri Moyen-Orient tuhasanga intambara nyinshi. Israeli imaze igihe ihanganye na Palestine mu ntara ya Gaza, hazamo n'izindi ntambara z'Abarabu. Noneho twamanuka muri Afurika, intambara nizo gusa. Muri Afurika ho bajya banavuga ngo ni umugabane w'intambara, cyane cyane Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, n'ahangaha hafi y'igihugu cyacu hari intambara ihari. Urumva rero ni ibintu bimaze kurenga urugero, kandi noneho impamvu binashushanya ko izo ntambara zishobora kuba zizabyara iya gatatu y'isi yose ni uko uzazisangamo ibyo bihugu by'ibihangange mu buryo burendirekite, cyangwa se mu buryo butahuranyije ngo wumve ngo Amerika ngo iri kurwana ngo n'Uburusiya, cyangwa se ngo iri kurwana na Palestine muri Israeli, mu buryo bwahuranyije ngo bibone gutyo. Ariko tuzi neza yuko intambara ziri mu isi byanze bikunze hari ibihugu by'ibihangange biba biziri inyuma. Rero hari intambara hirya no hino. Aba bantu rero bakitegereza, kuko buriya abantu bakize, abantu b'abanyacyubahiro, nibo baba bafite ububasha bwinshi bwo kumenya aho amakuru ageze, kumenya aho ibintu bigeze. Ni ukuvuga information twe tutamenya, bo baba bamaze igihe barazimenye kera. Ikindi kandi abenshi ni abahanga, bafite ibitabo barasoma, niyo batabisoma barabisomerwa. Baba bafite abajyanama benshi mu bijyanye n'ubukungu ku isi, mu bijyanye n'umutekano. Mbese navuga nti muri make bazi ibigiye kuba bakurikije ibyo babona, kuko ntiberekwa. Ikindi kandi bafite abapfumu. Uriya abapfumu bakorerwamo n'imyuka mibi, kandi imyuka mibi ibasha kumenya ibizaba. Ntabwo imenya byose, ariko ibasha kumenya ibizaba. Hari abajya bavuga ngo Satani ngo ntabwo ajya amenya ngo ibizaba, arabimenya rwose. None se umwuka uri mu bapfumu n'uw'Imana? Ni uwa Satani, kuko uhereye na kera no mu Rwanda abami bararaguzaga, akamenya ati ese nintera mu Ndorwa, nintera mu Gisaka, nimfata ingabo zanjye nkazijyana kurwana aha n'aha, tuzatsinda. Hanyuma umupfumu hari agakaraga inzuzi, agaciraho rwose, akavuga amagambo ngo inzuzi zamwerera, akabwira umwami ati ngaho rwose gaba, genda uzagaruka amahoro, uzatabaruka amahoro, iyi ntambara uzayitsinda. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ku isi yose nuko byari bimeze, n'ubu rero niko bikiri. Rero urumva abo bakire n'ibyo bihangange nabyo bikenera kumenya ejo hazaza hameze gute, nk'uko abakristo dukenera kumenya iby'ahazaza, kandi Imana yacu ikabitubwira. Niyo mpamvu dusoma ubuhanuzi, niyo mpamvu dusenga dusaba Imana kuduhishurira. Ibyo byose kuba ari ukugira ngo tumenye ejo hazaza, tumenye uko dukwiriye kwitwara muri iki gihe turimo. Na Bibiliya yuzuyemo ubuhanuzi bw'ejo hazaza. Urumva rero abantu babaho bakeneye kumenya iby'ejo hazaza. Iyo rero bamaze kumenya amakuru mabi y'uko ibizaba bigiye kuzarimbura ikiremwa muntu, bahita batangira kwiteganyiriza. Nta gitangaje kirimo kandi, kuko abangaba hafi ya bose nibo bakire nyine basponsoriza cyangwa se batera inkunga ikorwa ry'ibisasu, ikorwa ry'imiti y'uburozi, y'ubumara. Ibyo byose bakabikora kugira ngo bagabanye abatuye isi. Niyo mpamvu baba bazi ibigiye kuba, baba bafite amakuru. Iyo bihishe rero hari message biba bitanga ku isi. Muri aba bakire rero navuga, reka duhere kuri bamwe ahangaha nagerageje gushaka amakuru kuri bo. Hari umukire witwa Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ni umwe mu bakire iyi si ifite. Muri rusange ni umuyobozi wa Meta. Uyu Mark Zuckerberg rero ngo arimo arubaka ubuvumo bw'ibanga muri Hawaii bufite agaciro ka miliyoni 270 za Amerika. Ubwo nawe yashyize mu manyarwanda wahita wumva uyu mubare ni umubare munini cyane, amafaranga menshi cyane. Miliyoni 270 z'amadolari nibwo buvumo uyu Mark Zuckerberg ari kubaka. Ni ubuvumo buherereye mu birwa bya Hawaii. Yaragiye arahatunganya neza, bacukuramo hasi, barangije bubakamo iyo bunker cyangwa se bunker mu Bafaransa niko bayita. Ariko ni inzu nyine biri munsi y'ubutaka.
irimo ibintu byose umuntu akenera ari hano hejuru ku butaka. Hari amazi, harimo umuriro w'amashanyarazi udakenera izi nsinga, ni umuriro ukenera imirasire y'izuba gusa. Hanyuma hakabamo biriya byose dukenera, ibibuga by'imyidagaduro, amapisine n'ibindi ntarondora. Iyi ni indake ya mbere Mark Zuckerberg ari kubaka munsi y'ubutaka. Undi ni uwitwa Peter Thiel, ironga akaba ari umwe mu bashinze PayPal. PayPal ngira ngo abenshi murayizi, ni uburyo bwo kwishyurana cyangwa se koherezanya amafaranga biciye mu ikoranabuhanga mu bihugu n'ibindi, ngira ngo abenshi barayizi PayPal. Uyu Peter rero ngo yaguze ubutaka muri Wanaka, ahangaha ni muri New Zealand. Rero ubwo butaka ngo bufite agaciro ka miliyoni 13.5 y'amadolari y'Amerika. Akaba rero agamije kubaka ubuvumo bwo kwihishamo mu gihe cy'amage. Nubwo rero ngo gahunda ye yahuye n'imbogamizi z'amategeko y'ibidukikije, ariko rero aracyari nyine mu mishinga yo kwitegura ibihe by'amage. No kuvuga ngo azakomeza kudiringa, burya ngo kuri iyi si nta kinanira abakire, bahita bashoramo amafaranga bikihuta. Uwo yari wa kabiri. Hakaza uwa gatatu rero witwa Steve Huffman. Uyu nguyu akaba ari umuyobozi wa Reddit. Steve Huffman rero ngo yubatse ubuvumo bw'ibanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, burimo ibikoresho nk'ububiko bw'ibiribwa, ibikoresho by'ubuvuzi n'uburyo bwo gutumanaho butagengwa n'ibindi bikoresho bisanzwe tuzi hano ku isi. Urumva, yafashe ubuvumo arabwubaka neza cyane, arabutegura, arangije ashyiramo ibiribwa bidapfa gupfa vuba, bashyiramo imiti, bashyiramo ibintu byose umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi, kuko ateganya ko haramutse haje nk'intambara ikomeye cyane hagaterwa ibisasu bya kirimbuzi, dore ko ibihugu ku isi bimaze gutunga ibi bisasu bya kirimbuzi ni byinshi cyane, ku buryo haramutse habayemo akavuyo, kuko aba bose baba bayobowe n'umwuka wa Satani, bashobora kugira gutya rwose ukabona igihugu giteye ikindi kigikubise igisasu kirimbuzi, n'ikindi kigahita gitera ikindi kirimbuzi, ibintu bikaba akaduruvayo, ku buryo abantu bari hejuru y'ubutaka, no kuvuga ngo abari kuri surface y'isi dushobora kuzagira ingaruka z'ibyo bisasu by'ubumara mu myaka irenga 100. Urumva rero abo ngabo nubwo wenda ntazi izo nzu zabo zishobora gufasha umuntu kubaho mu gihe kingana iki, ariko mu gihe abandi baba bashira bari gushya hejuru, intambara yabamaze cyangwa se ibyorezo byabamaze, cyangwa haje ibiza by'imyuzure n'ibindi, bo baba bibereye mu mahoro bari muri izo nzu zabo ziri munsi y'ubutaka, bo n'imiryango yabo bakarokoka, bakazaza wenda ku isi ibintu byongeye kumera neza. Uwo yari umuntu wa gatatu mu bakire bakomeye cyane. Reka noneho mvuge ku wa kane. Uyu ni uwitwa Bill Gates. Uyu ni umukire, yabaye umukire wa mbere ku isi, ubu ngubu sinzi ari ku mwanya wa kangahe, ariko ari mu ba mbere n'ubundi. Bill Gates rero ngo hari amakuru avuga yuko uyu mugabo afite ubuvumo bw'ibanga munsi y'inzu ye iri muri Rancho Santa Fe ndetse no muri Washington. Nubwo rero ngo atarabyemeza ku mugaragaro, ubu buvumo bivugwa ko ngo burimo ibikoresho by'ubuzima bw'igihe kirekire, ngo n'uburyo bwo kwirinda indwara z'ibyorezo. Uyu mugabo mu mwibuke yuko yatangaje ibijyanye na COVID, abantu babigira imikino, bagiye kubona babona COVID iraje. Twaramwumvise mu bijyanye n'inkingo, yabishyizemo ukuboko cyane, twibazaho umuntu ubundi wari uzobereye mu bintu bya Microsoft, bijyanye n'amaprograme ya computer, yisanze noneho mu bijyanye no gutera abantu inkingo. Ibyo bintu nabyo byavuzweho cyane, natwe twabivuzeho kuko hari umugambi ubiri inyuma. Uyu mugabo kandi Bill Gates ni nawe uherutse gutangaza yuko isi ikwiriye kwitegura ikindi cyorezo karahabutaka kizaza kiruta COVID inshuro nyinshi, kandi abantu ngo bakwiriye kwitegura kuko abantu bataritegura mu buryo bazabasha kukirinda cyangwa se guhangana nacyo. Uyu rero yarabimenye nawe bigiye kuba, yifitiye ubuvumo yagiye yubaka ahantu munsi y'ubutaka, ku buryo ibyo byose bibaye no guhita afata kajugujugu ikamujyana we n'umuryango we, bagahita bigira muri ubwo bwihisho bwabo, bakahamara amezi n'imyaka kandi babaho, mu gihe abandi hejuru ku isi baba bari gushira. Ntabwo ari aba bane bonyine rero, hari n'abandi benshi bagiye bubaka ubu buvumo cyangwa se izi nzu zo munsi y'ubutaka ku buryo bw'ibanga, abenshi ntibabimenye. Ubu ngubu ntituvuze n'abandi bagiye biyubakira amakave mu ngo zabo, kuko hari abakire benshi yigurira inzu cyangwa se yiyubakira inzu akayishyiramo kave munsi y'ubutaka, ku buryo ushobora kuza ugasenya ibyo hejuru, munsi hari sekirize rwose nta kibazo afite. Ni benshi cyane rero. Ibihangange byose mubona byariteguye kuko biza amakuru
hari n'abatangiye noneho guteganya kuva hano ku isi bakajya gutura ku yindi mibumbe. Mwagiye mubyumva cyane umugabo witwa Elon Musk, muramuzi neza nk'umukire wa mbere ku isi, akaba ari nawe nyiri X yahoze ari Twitter. Uyu nguyu akaba anafite n'icyitwa SpaceX cyangwa se kampani y'ibyogajuru bihora bijya mu kirere buri gihe, ibyo mwarabibonye. Afite n'inganda z'amamodoka n'ibindi byinshi, ni umukire wa mbere nyine ku isi. Uyu nguyu nawe afite gahunda yo kujyana abantu gutura kuri Mars, ni ukuvuga ngo umubumbe wa Marsi arashaka kujya kuwutuzaho abantu. Ibyo byose ntugire ngo ni uko isi yuzuye abantu babuze aho batura, reka da, ahubwo nuko aba bakire bareba bakavuga bati byanze bikunze iyi si aho iri kugana ni mwirimbukiro. Barabizi neza yuko iyi si iri kugana mwirimbukiro, byanze bikunze hashobora kuzatera icyorezo kikica abantu hafi ya bose ku isi. Birashoboka cyane, twarabibonye buriya covid yatumye twemera ko bishoboka rwose. Ku bajya bareba amafilime, mujya mubona amafilime ya zombi bitangira ari virusi yateye ku isi, hanyuma iyo virusi igatera abantu kurya abandi. Ibyo birashoboka cyane yuko bashobora kuzatera abantu amavirusi atuma baryana ubwabo, kuko ibyo ngibyo bishobora no kwihutisha ko abantu bagabanuka ku isi, kandi ni nayo misiyo yabo. Si n'ibyo gusa, mujya mubona n'amafilime ngo y'ama aliens zizateye isi ngo zishaka kuyirimbura, ugasanga zakoze amadega nyine zisha abantu benshi. Ibyo ni ibintu bakina, ariko muri gahunda birimo. Hashobora gutera intambara kirimbuzi, hashobora gutera ibiza, imyuzure, imiriro. Ibyo byose twirirwa tubibona, bikaza noneho ku rwego rw'uko bishobora gutsembaho abantu ku isi. Aba rero baricara baravuga bati ntabwo tuzakomeza kurebera, dufite amafaranga yadushoboza kugera kuri byinshi, bana byose, ariko baba bumva buriya bafite byose. Noneho reka twige ubundi buryo iyi si naho yarimbuka twebwe tuzarokoke. Bagapanga noneho kujya ku yindi mibumbe, kujya kuba ku yindi mibumbe. Niyo mpamvu buriya ibigo bikomeye cyane nka NASA byirirwa bikora ubushakashatsi. NASA ni ikigo cya Amerika gishinzwe ibijyanye n'ikirere cyangwa se n'ibyogajuru, iyo ngiyo hejuru. Bakora ubushakashatsi cyane bashaka umubumbe ushobora guturwaho cyangwa se umeze nk'isi. Ikibazo gihari nuko iyo babona, hari n'uwo baherutse kuvumbura rwose wujuje ibyangombwa byose umeze nk'isi, ndetse wo munini cyane kuruta isi, uriho amazi, ushobora kubaho ubuzima, ariko basanga ngo kuzawugeraho bishobora gufata imyaka 120. Uratekereza guhaguruka ku isi ujya kuri uwo mubumbe byagutwara imyaka 120. Bishatse kuvuga ngo abahaguruka bagiyeyo sibo bazagerayo, kandi nanone nta wamenya ibyo bahurira nabyo mu nzira. Urumva icyogajuru gikenera gukorerwa entretien, kuko urumva icyogajuru kimaze imyaka 120 kigenda, ntabwo cyazagerayo mu by'ukuri. Ibyo rero biracyabagoye cyane, ku buryo bagikomeje kwiga ubundi buryo bashobora kongera speed, ku buryo bashobora gukora ubwoko bw'ibyogajuru cyangwa se uburyo bwa transport ifite speed ndende cyane, ku buryo abantu bagerayo mu gihe cya vuba. Ntabwo bacika intege aba bantu, sinzi ukuntu bameze. Ibyo byose ariko tumaze kumva, nubwo umaze kumva ibyo bihangange nyine byamaze kwiteganyiriza uburyo bwo guhunga, wowe ukibaza uti none se maye twebwe tuzabigenza gute? Reka ngaruke rero ku itorero ry'Imana. Ibi byose twebwe ntabwo bitureba. Ntabwo uri umukristo rwose ukwiriye kubaka banka, ntabwo rwose ukeneye kubaka banka, ntabwo ukeneye kubaka inzu yo munsi y'ubutaka, nubwo hari abatangiye kubikora, ariko buriya ni uburyo bwo kwirwanaho nyine. Ariko biriya nta kintu byadukiza, nta na kimwe, kuko urumva natwe twaba tugiye gusa nk'abandi, ubwoba bafite natwe akaba ari bwo dufite. Kandi mwibuke yuko tutahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata. Ntabwo ubwoba iyi si ifite naho iri gushakira igisubizo ari bwo bwoba tugomba kugira, ndetse nta nubwo ariho natwe dukwiriye gushakira igisubizo nk'uko bo babigenza. Bo baracukura indake, bo barajya mu byogajuru, bo barabika amafaranga menshi ku makonte yabo, abandi bakiyubakira amazu y'imitamenwa, bagashaka abasekirite, amarobo, amadrone, amakamera ahantu hose. Ibyo byose bari kwirinda, kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Yiteka umunyabyaha ahantu ari aba yumva atahafitiye amahoro. Niyo mpamvu uzasanga abanyabyaha ari bo bashaka protection kurusha abandi bose. Ugasanga nk'urugo rwe rurimo imbwa nk'eshatu, ngo abajura batazamutera, kandi ubwo igipangu cye kirazitiye, kiriho na za nsinga z'amashanyarazi ku buryo nta wakurira ngo akoreho. Inzugi zifunze mu buryo buri automatique. Ugasanga afite amakonte hirya no hino mu bihugu utabara, ndetse n'amakofre fort abikamo amafaranga na zahabu mu rugo. Ibyo byose ni ukugira ngo yumve nibura hari protection imuriho. Ariko mujye mureka dushima Imana, torero ry'Imana.
umuntu wizera Yesu Kristo by'ukuri, ndavuga barimo by'ukuri atari babandi nyine bapapira cyangwa se babigiye bigiye, oya, ndavuga babandi bari muri Kristo by'ukuri bubatse ku rutare Yesu Kristo, nta kibasha kubanyeganyeza. Uzi ko Yesu Kristo yatubwiye ngo ntimugatinye uwica umubiri, ahubwo mujye mutinya ushobora kwica uwo mubiri n'ubugingo byose akabijugunya muri Gehinomu. Uwo nguwo niwe dukwiriye gutinya. Noneho rero aba bakire n'ibihanganye byo ku isi batinya ibyica umubiri kurusha ibindi byose, ntabwo batinya icyica ubugingo. Ubugingo bwabo bwamaze gupfa, ndetse abenshi bariho batariho kubera ko nyine bamaze gupfa mu bugingo, ariko barashaka guproteja umubiri. Kandi umubiri byanze bikunze uko wawurinda kose, umva nushaka urinde umara imyaka 500 ariko amaherezo uzapfa, niko bigomba kugenda. Rero ibyo ngibyo ntibaba bashaka kubyumva, niyo mpamvu bashaka noneho gukora uburyo umuntu atazapfa. Ubuvuzi bw'iki gihe iyo uvuze gupfa bifatwa nk'indwara y'icyorezo, ariko nayo igomba kubonerwa umuti mu gihe cya vuba. Buri gushyiraho uburyo noneho umuntu atazajya apfa. Ibyo ngibyo nabyo nigeze kubivugaho ku bintu bijyanye na nanorobots, aho zizajya zishyirwa mu mubiri hanyuma zigahinduka nka DNA y'umuntu ku buryo zidasaza, kuko umuntu apfa cyangwa se agasaza bitewe nuko uturemangingo tugize umubiri we turasaza tugapfa, bityo nyine umubiri ukagenda utakaza imbaraga. Nubwo hirema n'utundi, ariko umubiri ugenda utakaza uko kurema utundi ku buryo umuntu agenda asaza rwose nta mbaraga asigaranye. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ati gusaza ni ugusahura. Ubuvuzi bugezweho, tekinoloji igezweho, ubuhanga n'ubuvumbuzi, ibyo byose biri kugenda bishaka kugira umuntu ikiremwa kitazapfa by'umubiri, kuko nta bindi byiringiro bafite. None se wababwira iby'umwuka ntabyo bazi, nta n'ibyo bashaka. Twasezeranyijwe ubugingo bw'iteka bubonerwa muri Kristo Yesu, ariko bo kubera ko ibyo batabyizera batanabishaka kubyumva, kandi nabo burya ntaho bahungira realite y'ubuzima, nabo bari menase n'urupfu. Ni ukuvuga ngo urupfu nabo bararutinya, barabizi yuko rubaho, ariko barashaka kururwanya mu bwenge bwabo, bakifashisha n'ubutari ubwabo, ariko bakazabaho iteka muri uyu mubiri. Aho niho abizera Yesu Kristo bafite isezerano ry'ubugingo bw'iteka dutandukaniye n'abanyamubiri, kuko bo bahoza amaso yabo ku by'uyu mubiri, mu gihe twebwe amaso yacu tuyahanga iby'ubugingo bizahoraho iteka. Bashaka kuzabaho by'iteka muri uyu mubiri, kandi ibyo ntibishoboka. Umubiri warangije gucirwaho iteka ry'urupfu, ibyo barabizi ariko ntibashaka kubiha agaciro. Imana barayanze, barayihakanye, babona yuko ari bo bafite ubwenge n'imbaraga. Nyamara dusomye ijambo ry'Imana yuko ibyo byose bigiye gucishwa bugufi, ngo ibigamika byose bikigira ibihangange ku isi, ibyo byose bizacishwa bugufi. Iyo igihangange kigiye kwikubita hasi gihita kibura byose. Niyo mpamvu bari gutegeka abantu kujya mu ikoranabuhanga. Urumva ibintu byawe byose iyo biri mu ikoranabuhanga, ushobora kuba ufite amafaranga kuri telefone yose nta mafaranga usigaranye mu mufuka, yose wayabitse kuri telefone igashiramo umuriro, biba bikurangiranye. Nta kindi kintu wakora usibye nyine kuba watira indi telefone ugashyiramo simukadi, ariko urumva ni akazi karekare. Ubaye uri nk'ahantu se hatari undi muntu ufite telefone, inzara ntiyakwica kandi ufite amafaranga kuri simukadi. Niyo mpamvu rero guhatira abantu kujya mu ikoranabuhanga bakaryiringira, bakabona yuko ari nk'aho ari ryo byose kuri bo, ni umutego ukomeye cyane, kuko uri kontorora narifata bugwate azabafatiramo, ariko abatazaba baririmo ntacyo bazaba. Imana itugirire neza cyane. Ndi kubona mfashe igihe kirekire, reka nsoreze kuri iri jambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 26 umurongo wa 3. Ni ijambo ngiye kwihera bene data mwese munkurikiye muri mu itorero rya Kristo, kuko imyuka yacu ihamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Niba wowe umwuka wawe utajya uhamanya n'uw'Imana, ubwo uracyafite urugendo, ariko humura, izere Yesu Kristo gusa, umuhe ubugingo bwawe bwose, abuyobore ugendere mu ijambo rye, umwizere ko ari we byose, no kuri uzakizwa. Rero iri jambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 26 umurongo wa 3 riravuga riti, ugushikamijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa, kuko akwiringiye. Amen. Ntabwo twebwe dukwiriye kubaka izo nzu zo munsi y'ubutaka, ntabwo rwose tugomba kuzigama amafaranga yo kuzajya gutura kuri Mars, ntabwo ibyo bitureba. Ntabwo ikitureba ari uko tugira amazu y'imitamenwa, cyangwa se ngo tugire amafaranga menshi ngo twizigamire bizatubeshaho mu gihe cy'amage. Ibyo ntabwo bitureba. Ikitureba cyonyine ni ukumenya ko dufite relation na Yesu Kristo, kuko ari we murengezi w'ubugingo bwacu. Abamwishikamijeho, abamwiringiye, ntabwo azigera bakoze isoni. Twagiye tubona amazu menshi ashya, inzu igashya, ugasanga ibintu byose byahiye hagasigara Bibiliya.
twagiye tubona amazu yagiye yagwa muri iyo mitingito iri kuba hirya no hino ku isi, inzu ikagwira abantu, ababyeyi n'abana bagapfa, ugasanga hasigaye uruhinja rwonyine. Twagiye tubona impanuka ziba, impanuka rwose ikaba kwasiteri yarimo abantu 28 hagasigaramo umwana umwe wenyine. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko harinda Imana, ntabwo harinda inzu z'imitamenwa, ntabwo harinda abasirikare, nta nubwo harinda bombe, ntabwo harinda bwa bwirinzi busama ibisasu, reka da, harinda Imana. Iyaba ari bwa bwirinzi nta gisasu na kimwe twari kubona cyaguye ku butaka bw'u Rwanda. Iyaba ari bwa bwirinzi ntabwo twari kubona ibisasu by'imisire biri kwikubita ku butaka bwa Isiraheli byarashwe na Iran. Reka wumve iki ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi. Riravuga ngo nta mwami ukizwa n'uko ingabo ze ari nyinshi, intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi, ifarashi nta mumaro igira wo gukiza, ntizakirisha umuntu imbaraga zayo nyinshi. Ahangaha ni muri Zaburi ibice 33 umurongo wa 16 n'uwa 17. Uwiteka niwe ukiza, umwami Yesu niwe protection yacu, kuko abamwiringiye bakamwikomezaho azabarinda. Nubwo batera bomba atomike 100 ku isi, Yesu yavuze ngo baho uzabaho. Nubwo hatera icyorezo cyica kurusha ibyabayeho byose, kigendera mu mwuka, mu mazi no mu butaka no mu kirere n'ahantu hose, Yesu Kristo yavuze ngo baho uzabaho. Mu gihe abazaba bihishe muri ubwo buvumo, mu gihe abazaba bagiye mu yindi mibumbe n'ahandi abazaba bakoze protection zose zibaho, bishobora kubageraho bikabahitana. Abanzi b'Imana ngo naho bakwarika ibyari byabo mu nyenyeri iyo ngiyo hejuru, aho ngaho naho Imana izabahananturayo. Niyo bajya mu kuzimu, niyo bajya mu ndiba y'inyanja, niyo bajya mu butaka, aho bajya hose, aho hose ijisho ry'Imana rigerayo kandi yabaturumburayo. Hari indirimbo naririmbye ngo uhunga Imana ayihungiraho. Niba ushaka guhunga Imana neza, yihungireho rwose uzaba ugikemuye. Ikindi kandi ntabwo dukwiriye gutinya icyica umubiri, kuko tuzi neza yuko iyo umubiri wacu upfuye twizeye Yesu Kristo, turi muri we, twejejwe, tuba dutashye, tuba turuhutse. Ninde utifuza gutaha? Ninde utifuza kujya kuruhuka? Ninde utifuza kujya kubana n'umwami we mu mahoro n'umunezero bizahoraho iteka ryose? Ahubwo navuga ntitwagakumbuye gutaha kuruta uko dukumbura kwigumira hano mu isi ngo turye turyame. Ndakubwiza ukuri yuko abizera nyakuri bararushye, kuko nzi neza yuko bari mu karengane, bari mu bihe bibagoye. Ushobora kutarenganywa na leta, ukarenganywa n'umugore wawe, ushobora kurenganywa n'umugabo wawe, warenganwa na famiye yawe cyangwa se abaturanyi. Nzi neza yuko abubaha Imana bagendera muri Kristo Yesu, abo ngabo bari mu karengane, kabe gato cyangwa kanini, ariko bari mu karengane, kuko turi mu isi y'umwijima itatwemerera kubaho tunezerewe mu gihe cyose twubaha Imana. Rero bene data, iri ni ryo jambo ry'Imana Uwiteka yari yashyize ku mutima wanjye ngo mbaburire, mbabwire nti ntimutinye. Nubwo abakire bo bamaze kwiproteja ndetse bazahunga bakabasiga bumva ibikomeye bije, ntimuzatinye. Yewe nta n'agasatsi na kamwe kazava ku mutwe wanyu Uwiteka atabishatse. Nta kintu na kimwe kizabaho ngo kibagireho ingaruka mbi Uwiteka atari we wabyemeye. Muze tumwikomezeho, tumuhanga amaso, aruta ibyo byose gukomera. Yego koko birakomeye, yego ibiteye ubwoba birahari, ariko muhumure, dufite Yesu Kristo birusha imbaraga kandi aratureberera. Ntabwo ajya ahuga ngo agire akazi kenshi, ngo umutwe umurye, ngo arware stroke, ngo yumve umunaniro n'amavunane. Oya, hari umuririmbyi umwe wigeze kuririmba ati ntiyaryama twashira, ngo habe no guhumbya twashira. Kuko Satani ahora ashaka kumara abari mu isi, ariko kuba turiho ntabwo ari uko Satani yakijijwe, ahubwo no kwiteka tureberera. Rero muhumure, ntacyo tuzaba. Icyo dusabwa ni kimwe, ni ukwizera Yesu Kristo kandi tukubaha Imana mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Amahoro ya Yesu akomeza abane namwe mu byo mukora byose, kandi muhumure, tugiye gutaha. Shalom. Urubanza ruhereye mu nzu y'Imana, abo hanze bo bizacura ikintu, niba amashami kavukire yarahwanyuwe, ingurukira bizacura ese kwitaba bariya Bisirayeli. muze duhunge, uhunge Imana yihungiraho. Niduhunge, duhungire muri Yesu.